Aba bafite igikundiro, bafite impano Imana yabihereye. Uretse n'ibyo bafite uburanga buhebuje. Aba ni abakobwa bakina sinema mu Rwanda, bateye neza kandi bahebuje abantu benshi bitewe n'imimerere yabo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe top 10 y'abakobwa beza bakina filime mu gihugu cy'u Rwanda. Mwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo, tukaba tukugezeho ibiganiro ku basitari bakinnye filime, tukakubwira na filime z'ubwenge zagiye zibaho, tukakubwira n'utundi tuntu tugiye dutandukanye ku baselebrate bagiye batandukanye. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, yabana ndetse subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacika n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Nawe wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Reka dutangire tureba bamwe mu bakobwa 10 beza bakina filime mu gihugu cy'u Rwanda bakunzwe n'abantu benshi cyane. Reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 tuhasanga umukobwa mwiza cyane ufite amafaranga menshi. Amazina ye nyakuri yitwa Dusenge Crane. Yamenyekanye ku izina rya Madederi muri filime akinamo ya Papa Sava. Uyu akaba ifite na kampani ye ikora ibintu bijyanye no kubaka. Ku mwanya wa 9 tuhasanga umukobwa uteye neza cyane, umukobwa ufite ikimero, Gatesi Kayonga Divine. Uyu akaba yamenyekanye muri filime nka Kariza wa Kalisa. Ku mwanya wa 8 tuhasanga umukobwa w'umunyarwandakazi Salanda Olive. Yamenyekanye cyane muri filime nka The Secret, Indoto, Behind the Series ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu yakoranye igisigo n'umusizi Junior Rumaga. Ku mwanya wa 7 tuhasanga umukobwa uteye neza cyane Cyuzuzo Ange Muvunyi. Yamenyekanye muri filime nka Indoto. Ku mwanya wa 6 tuhasanga umukobwa mwiza cyane Igihozo Nshuti Mireille. Yamenyekanye cyane muri filime nka Ishusho ya Papa. Ku mwanya wa 5 ni umukobwa witurije kandi mwiza cyane Nkusirinda. Yamenyekanye muri filime nka Mukadata Series. Ku mwanya wa 4 turasanga umukobwa bamwe bakunze kuvuga ko ari umukobwa waza ku mwanya wa mbere mu bakobwa bazi gukina filime. Ni umukobwa ufite impano idasanzwe. Amazina ye nyakuri yitwa Irakoze Ariane Vanessa. Ibitangazamakuru bikomeye mu Rwanda bivuga ko ari one of the best actor in Rwanda. Ibi si ukubeshya, ni umwe mu beza bazi gukina filime mu gihugu cy'u Rwanda. Yagukiniye filime nka Maya Series, City Made aho yitwaga Sheila. Ku mwanya wa 3 tuhasanga umukobwa ukunzwe cyane, umukobwa w'umukozi, umukobwa wigariye imitima y'abantu benshi muri no myaka. Ari gukora ibikorwa bigiye bitandukanye. Yitwa Nyambo Jessica. Umukobwa uri kuvugisha abantu benshi muri uyu mujyi. Si mu Rwanda gusa no hanze y'u Rwanda arakunzwe. Uyu akaba ari umukobwa uri ku mwanya wa 3 mu bakobwa beza bakina filime mu gihugu cy'u Rwanda. Mbere yo kureba umwanya wa mbere n'uwa 2, fata amasegonda makeya urebe nanditse subscribe, maze ukandeho utere inkunga ino video. Ni ibintu bitagoye wakora mu masegonda make cyane. Reka twikomereze ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 tuhasanga umukobwa abantu benshi batinya ndetse akunda no kwivugira ko yifitiye sentire ntwari. Banamwita Keti Bashabe. Akaba ari umukobwa dusanga ku mwanya wa 2
uyu akaba nawe ari umujejetafaranga. Ku mwanya wa mbere mu bakobwa beza bakina filime mu gihugu cy'u Rwanda hariho umukobwa ntashidikanya ko akunzwe n'abantu benshi. Uretse n'ibyo ni umunyamafaranga, afite amafaranga menshi atagira ingano. Amazina ye nyakuri yitwa Isimbi Alliance, akaba yaramenyekanye nka Alia Cool. Uyu mukobwa ni umukire, afite impano, ateye neza, ni mwiza, mbese byose arabyujuje. Akaba yatangiye akina muri filime nka Rwasa, nibwo yatangiye kujya yikorera amafilimi ye, ndetse na bizinesi nyinshi yagiye akora zigiye zitandukanye. Aba nibo bakobwa 10 beza twe twaguteguriye, bitewe n'uko gutegura top 10 y'abakobwa beza bakina filime mu Rwanda bivuna. Abenshi baba bafite igitekerezo bitewe n'abakobwa batandukanye baba bagiye bakora amafilimi. Niba wumva ari uwo twibagiwe wamutwandikira muri comment. Ciao ciao, hasta la vista. Mamagara Gustave niko nitwa.